nongeye kugusuhuza uteze amatwi Chapa Entertainment. Uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho bimwe mu byamamare hano mu Rwanda byinshi muba mutaramenye kuri bo. Uyu bamwita buri kantu na buri nguni. Iyi ni timu y'abasore babiri bamaze kumenyekana mu Rwanda. Reka duhere kuri uyu witwa buri kantu. Uyu ni umuhungu w'ibizigira ubona ko yatamiye koko. Reka duhere ku nkomoko y'izina rye. Bivugira ko izina rye yaryiyise agendeye ku buzima yaciyemo ubwo yarangije amashuri yisumbuye 2018 yinjiye mu mujyi wa Kigali avuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango ku ivuko nk'uko bigaragaza. Yinjiye mu mujyi wa Kigali aje guhiga akazi nk'uko n'abandi bose bigendeye basoje kwiga. Ubwo yivugira ko yahereye Kimironko ahazwi nko ku isoko ahita kuri kaminuza ya Auka hafi RDB. Yinjira muri buri muryango wose, haba uwa resitora, bare cyangwa hoteli, hose yinjira ashaba akazi bamusaba kubamenyesha icyo yashobora guhitamo bikamunanira. We agahita yivugira ati buri kantu kose kari aho hafi nagakora. Yemera adashidikanya ko izina ari aho ryavuye. Gusa yivugira ko aho yabonye akazi bwa mbere bamwambuye bikamubabaza cyane. Ibi byamuteye no kwisubirira mu cyaro aho yagiye akiga kogosha ndetse yaje no kwihiringa abona udufaranga agura imashini yo kogosha aza no kubikora kinyamwuga. Uyu muhungu bitari byoroshye cyane kuri ubu ngubu asigaye akurikiranwa n'ibihumbi bisaga 60. We agakurikira abasaga 97 ku rubuga rwa Instagram. Reka tuvuge kuri mugenzi we buri nguni. Uyu we avuga ko nawe izina rye ntawe ritandukanye cyane rya mugenzi we, aho yavuze ko buri nguni zose ndavuga iz'akazi ntaho atagera ngo abone amaramuko. Uyu nawe akurikiranwa n'abasaga 35,000, we agakurikira abasaga 54. Nawe ni ku rubuga rwa Instagram. Iri tsinda ubwabo biyitiye buri kantu na buri nguni nk'uko amazina yabo bigaragaza, baje kubana muri ghetto ahantu hitwa Kabuye hafi n'uruganda rw'isukari. Aha harazi cyane rwose. Aba bemeza ko ubuzima bwari bugoye, aho bivugira ko n'inzara yendaga kubahotora, ariko bagumya guhatana birengagije ibibazo byose cyangwa ibyo dusigaye twita haso. Abahungu bwa mbere bagaragaraga ku rubuga ruzwi nka TikTok, aho bakoraga utuntu tumeze nk'amatangazo ariko twabaga turimo ibisatsi byinshi cyane, ari nibyo byatumye bamenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Aba mu minsi yashize igeze kugirana ikibazo cyangwa ikizwi nka saga n'umunyamakuru witwa Jay Squeezer cyangwa Kasuku ufite ikinyamakuru gikorera kuri murandasi kizwi nka Kasuku Media TV. Bashyira hanze ubuyemo bwose yabakoreye. Abahungu bashyize hanze ubuyemo bwose yabakoreye ubwo yagiye kubasura akabaka amafaranga ndetse akagerekaho kubaka y'umurengera. Ibi byabateye umujinya cyane dore ko n'ikiganiro bakoranye kitanamenyekanye nk'uko babyifuzaga. Ndetse baramwatse cyane, gusa nawe yabakoreye yicaye urubozo kugeza naho yinjira mu miryango yabo. Aba basore ubwabo bivugira ko aho baturutse hari hagoye, aho bavuga ko iyo babonaga umuntu cyangwa umusore mugenzi wabo cyangwa n'umukobwa wambaye inkweto ihagaze agaciro k'40,000 bumvaga ari ukurengwa cyangwa icyo twise imiteto, ariko ubu bakaba bemeza ko basigaye bambara n'iziyarengeje. Aba basore bazwi cyane mu rwenya, aho barukora barusanishije n'ibiri kuba mu buzima busanzwe cyane cyane mu gisata cya showbiz, haba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo.
Si ibyo gusa dore ko baje no kuba abahanzi, aho indirimbo ya mbere bakoze bayise Ngofero. Iyi ndirimbo yari irimo ubuzima bugaragaza ko yavukiye kwa Ngofero. Nk'uko bizwi, iri jambo risobanura ubukene. Harimo amagambo agaragaza uburyo ki ubuzima bwanze kubera yavukiye kwa Ngofero, aho daso zimuhondagura imbavu zikazisobanya kubera amakosa yari ari gukora bitewe n'uko yavukiye mu buzima bwo kwa Ngofero. Ntibatinze badukubise undi muzigo cyangwa banga, umuzigo wa kabiri wiswe Ahubwo Yahuzo. Haciyemo igihe gitoya badukubise indi ya gatatu yiswe Ndafashe, aho bari gukatira abanyamakuru bakagerageza no kuvuga amazina yabo babimye ubufasha igihe bari babukeneye. Iya kane yiswe Gukaba, iya gatanu bahita Kibakwire, n'izindi harimo n'izo kwamamaza umukandida, dore ko bavuga igihugu ari tamborare, ibintu byose ari sawa, aho baryohewe n'igihugu ndetse n'ubuzima. Nibyo koko, iyo wabaye umusitari ukabana n'amafaranga, nta gihugu wagereranya n'u Rwanda kuko uba umeze neza cyane. Uwavuga amateka yabo ntiyayasoza kuko banyuze muri byinshi, ariko ubu bameze neza kandi barashima Imana. Reka dusubikire aha, naho ubutaha. Ciao ciao. Nagira ngo nkubitse gukora subscribe, gukora share ndetse no kuduha inyunganizi muri comment aho hasi kugira ngo n'ubutaha tuzongera tubane. Kandi wifuza no kutubwira no kuduha amakuru yo twakoraho, nta kibazo turitaye kuba twabikora. Nakagaruka. Ciao ciao.